murakaza neza nanone kuri YCTV, ni televiziyo yanyu yazana ibiganiro byiza by'umwimerere bivuga kuri umuco ndetse n'imyidagaduro na politike rimwe na rimwe. Uyu munsi rero turi kumwe nanone na mama Esther Nyiragitariro. Yego. Nyiragitariro ni ryikunda cyane ko ubona nivuze ugahita uvuga ati yego. Cyane. Ndabikunda ariko yose yangize uwo ndi we. Ndayubaha. Wabeze. Karame. Aho neza. Muraho. Murakaza neza nanone. Murakoze cyane Destin. Nawe naherukaga kera. Twaherukanaga kera. Yego. Ariko no tuba turimo turahigisha. Kigali ni hataje. Kigali ntabwo ari kimwe na hariya iwanyu. Yego. Mwebwe mugira gutya mukikoza mu murima mukaba murariye. Gakura ibijumba da. Twebwe biba bisaba kuguruka ukajya guteka imitwe ahantu n'ahandi. Rimwe na rimwe tukibagirwa no kurya, abantu baba batwicishije amayoga. Ariko birashoboka kutarya cyane byo. Nshaka bisa hari igihe byibagirwa, ariko njyewe ni ukubyibagirwa ntabwo biba byabuze. Mwese mubyitegereze ko Destin atarya cyane. Oya ntago amafi ifi iranywa njye ndi ifi. Ariko no kwiyica jya urya ugira imbaraga. nta pfurirya iranywa. Destin ubwo ntabwo uzabura imbaraga bakajya bagukubitira ubusa. Bande se nzaba narwanye nane nshaka iki. Murakoze nako nshaka iki. Uyu munsi rero tujye kuganira kuri ku kibazo cy'abakoresha. Hari ukuntu umukoresha agukoresha ariko ugasanga we aratera imbere, wowe uri hahandi. Ubona biterwa n'iki? Kaduheraho. Ni uko umukozi aba adasevinga, aba atazi gukoresha inoza. Twavuga ibintu bibiri. Icya mbere kumukoresha rimwe na rimwe aba ari umuntu mubi, cyangwa se nabivuga mu buryo bwiza numva ngennye kuvuga, aba ari umugome. Icya kabiri, hari ubwo bagukoresha kudatera imbere kwawe ari we biturukaho. Ubwo rero ibintu ni bibiri, kuba umukoresha ari mubi, kuba n'umukoreshwa atiyitaho. Amenye ngo yaje gushaka akazi, mbese nzacyura ubusa, nzagera kure, nzatera imbere, ibintu nk'ibyo. Reka noneho dukureho parti y'umukoreshwa. Tube tumuretse kumuvugaho. Uri umukoresha w'umuntu ukabona ukoranye n'umuntu imyaka 2, 3, 4 ntava aho ari. Utekereza ko byaba biterwa n'iki? Ubundi ubona abaye ari wowe wabifata gute? Njyewe nabanza nkamenya ni iki gituma umukoresha uwo nkoresha adatera imbere. Nkabanza gutekereza, mbese ni njye cyangwa ni we. Ariko ngo twavuze ngo tugiye gukuraho umwe dusigarana undi. Yego. Tugiye kureba umukoresha mubi. Umukoresha mubi. Ubundi umukoresha mubi ameze gute? Umukoresha mubi rero ngiye guhera ku ngeri yo hasi njyana ku ngeri yo hejuru. Urugero, twebwe mu cyaro ushobora guhingisha umuhinzi wabubyizi, ukamuhingisha umwaka umwe, 2, 3, ugasanga wa mukozi ukoresha ahora ari uko ari. Buri munsi kurya ni bahati, kwambara ni bahati, buri kimwe cyose mbese ni ingorabahizi kuri we. Ariko nanone byaturutse kuri njyewe nyiri ukumukoresha. Niba umukoresha nkoresha agomba guhinga, kandi tuzi ko igihembwe cy'ihinga cyihuta kugira ngo wenda urime utere, biba bisaba gukoresha imbaraga zo kugira ngo ucungane n'ibihe by'imvura. Wowe uhinge vuba, murime muterere imbere, utavuze ngo njyewe nzahingana n'abandi batere nyuma y'ukwezi ntaratera ngo nzabuye ngo nzatera. Imyaka ntabwo waba ufite icyizere, nubwo igihe hari imvura ntabwo waba uzi neza ko iyo mvura izakomeza ari wowe wirindiriye. No wa muntu akaguhingira ku wa mbere, ku wa kabiri, iminsi ikaba 6 y'icyumweru. Ntutekereze uti mbese uyu ko ari umumama cyangwa umupapa yubatse urugo ko muhingishije iminsi 6 igize icyumweru, uku cyumweru akaba ari umunsi abantu bamwe na bamwe baruhukaho. Nibura ndamubaza nti mbese ko wampingiye iminsi 6
wowe uzihingira ryari? Noneho nanjye nkareba mbese niba mpingiye namuhingishije iminsi 4 2 akajya mu murima we. ye ubwo rero ngenda ndabanza nkamenya mbese wenda igihe cy'itera kirageze, ufite udushyimbo uzatera kugira ngo nawe utere ku rugo, ko mu cyaro basoroma imboga, nawe uzabona usoroma imboga, ibyo bintu nkabimenya. Ariko noneho ngewe nzi abakoresha benshi ahinga we n'igihe wenda yamuhingiye yaramukopye, avuga ati se ko nahingaga nishyura ideni yari yarampaye, ubu ejo ninjya kumuhingira abana bazararira. Noneho yamubwira ngo ejo sinzaboneka akarakara, kubera iki nagwaye amafaranga ya, ntutekereze ya mafaranga ko ari intike n'ikize yayamaze. Ntunamubaze uti se ni iyihe mpamvu, umukoreshwa nawe muzima yamubwira ati rero maze iminsi nkuhingira ku ideni ndi kukwishyura, rero nzajya gushaka ukuntu nahingira ikiro cy'ifu y'igikoma cy'abana. Ubwo rero hari n'uwo wabibwira akabyanga ati nagwaye amafaranga yanjye nanjye ugomba kunyishyura, cyangwa ukamubwira uti nanjye uyu munsi ndahinga mu kwanjye kugira ngo ntere imboga. Hari inkuru yakubayeho muri ubwo bwoko? Yewe imwe se imwe se wayitubwira ariko nimba ntacyo byagutwara. Ngewe nyine ubwo buzima impamvu mbutekerezaho, umva ngewe ubu tuvugana umuhinzi mpingisha ndabanza nkamenya yuko adashonje, nkabanza nkamenya ikintu akeneye. Ibyo namara kubimenya nkabona uko mutwara, niba ari wa muntu ufite ifunguro ari bugaburira abana namuhingisha, yewe nkamwaka n'ideni nkamubwira ngo nzaguhemba ejo n'ejo bundi. Ibyo bintu urabikora? Ndabikora kuko iki kiganiro ibyo bintu ko bitaba mu babosi benshi nta nubwo ari no mu cyaro gusa. Ngewe iki kiganiro byaba byose iterambere ryarabonetse, abantu barareba, uzakibona azashyire muri komenti avuga ati wa mugore uri kubeshya si kubikora, muzatubwire. Ngewe menya ko umuhinzi nahingishije atari buburare, niba yaje kunyishyura atari buburare, atari buraza abantu ubusa. Aba yaje kukwishyura teselaye. Urugero mu cyaro hateye amatsinda, ashobora kuza akambwira ati nzatura ku wa 5 ibihumbi 2, none wabimpaye ko nzaguhingira. Noneho muri icyo gihe akaza kumpingira, ubwo wenda niba yahingiye 1000 biba biri iminsi 2, nyamara narayamuhaye ayatura n'itsinda kwanza ntari bwo yayahaye. None iryo joro arambwira ati se ko ya mafaranga wamaye nayatuye itsinda, ubwo ndararira iki kandi narinje kukwishyura. Ubora kureba nkavuga niba hari ibijumba genda ukure ushyira abana, nenda niba naraguze ibiro 2 by'umuceri nkavuga nti twara kimwe utekera abana, ariko sinatuma ko umuntu wampingiye yagenda akaburaza abana cyangwa ngo naburare cyakora n'inzara. Ibyo bintu nibyo turi kureba, ubwo turi kuvuga abakoresha bo mu cyaro. Yego, nibo rero tubanza kunenga cyane, umuntu niba yagukoreye mwimufatanya n'ibibazo, uko gufasha guhinga nawe ataguhingiye ntiwamara ubuhingi, cyangwa nawe ubu abafite ibyo yigoma, gerageza atera imbere, ntazaguhingira imyaka n'imyaniko cyangwa ntazicwe n'inzara igihe cyose, wumve ko nibura arimo kugenda atera imbere, ejo n'ejo bundi gusonza kwe kuba guke. natera imbere se natera imbere akaba atakiguhingira, none se hari icyo byaba bitwaye? Ubusa abakozi bazabura, abasonza ubundi ntuza mbona akenshi biterwa nyine nuko kwikunda. Ntago rero kwa benshi njyewe reka nkubwire nk'inkuru yanjye, nakoreye umuntu 2018, urumva nta nubwo ari njye nyine yambuye. Icyo gihe twagiye no kuri TV1 tugiye gukorayo interview, tuvuga ko batwambuye uzayibona iyo interview ndabizi za resurfacing. Twarakoze icyo gihe nigishaga ibi bintu bya kamera, ndagenda muhereza impuza curriculum yo kwigisha abana, nkora timetable, nkoresha abarimu bagombaga gukorana nanjye ama interview. Igiceri kigo turagikora pe, ukwezi kwa mbere turahembwa, ukwezi kwa kabiri duhembwa igice, ukwezi kwa gatatu amafaranga yabuze. Kandi njye abanyeshuri nigisha bose bishyura, kuko ntabwo nashoboraga. Arambwiraga ati niwinjira muri classe abana ukabigisha batishyuye, wowe uzaba ufite ibibazo bakishyura. Ukwezi kwagera ntibakuhembe,
ukwa kabiri ukwa gatatu bwongeye mba mu nzu urumva niko boss ari kuvuga ati yo ndayifunga none ndayifunga mama kwa kane kwa gatanu tugeze aho turavuga ati wapi duhagaritse akazi tutahamagara polisi ngo twigaragambije no hanyuma turagenda turarega turavuga naje kubitekerezaho nyuma ndavuga nti ubundi kugira ngo umuntu arindagira nyine ubunyamaswa bungana gutyo ko njyewe naje nakoze naguhaye imbaraga zanjye ubwonko bwanjye bwose nabukoze then wowe uvuga uti amafaranga ntayo uhita ugura imodoka mu mezi 2 uhita wimuka mu nzu y'igitano wabaga muri 300 njyewe ndacyari kuba muri ya veni nayo nturi kuyama ngo nishyure ndatega sa ku kazi kawe nayo ntayumpa kuri boutique mfite amadeni ubwo navugaga ati byibuze nama kakajana agenda nishyura byo kwambara by'urumba uhora mu myenda uri imbere y'abanyeshuri uvuga nti ubu ni ubuturi ubusambo ni umutima mubi mbona kenshi biterwa n'inda nini don't you think nabyo birimo nk'uko bivuze hari inda nini hari ukwikunda urumva niba ushaka gutera imbere ugashaka kubaho uko wumva ubyifuza kuki utifuza ko mugenzi wawe yatera imbere atyo ntatekereze atuye umuntu ko ategereje kuzarya ari uko namuhembye ugakora ukwezi kwa mbere ugakora kwa kabiri n'ukuntu abantu bafite ubunyamaswa tekereza ayo mezi 2 atari na kumwe yaguhembye ngo avuge ngo ayandi ndacyayashaka yumvaga waraje kumusaba akazi hari ayandi wabitse uri kuri anakubwira ngo ugomba kuba uhari kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane akaguhereza nk'umunsi umwe wo kuruhuka yindi minsi yose ka uri aho ngaho guhera mu gitondo kugera nimugoroba saa 2 hari ikintu mbona atanabonye ko hari umwanya wiyibye ngo ujye gushaka ni karaka hari ikintu mbona hari umuntu ushobora kubabarira hari umukoresha mwiza ukubwira ati ngewe wegera akazi korera iwanjye akaguha inzu ubamo ucumbikamo uriya muntu wagucumbikiye amenya nuko wariye cyangwa waburaye cyagiye akakwita akavuga ati umuntu yariye ubu nise kuki arinda kuncumbikira ni urugero reka mvuge ikintu nshaka kwerekana umuntu niba agukoresha agucumbikira kwanza anamenya ko waburaye akamenya ko wariye wenda wowe yanatinda kuguhemba kubera iki ubuzi ko umuntu utamucumbikiye atarari wawe atarya iwawe kumuhemba bikaba imbaraga kandi yagukoreye yakoze akazi neza niba se ubona turabwira abakoresha niba ubona akora nabi wamwirukanye ukazana ukora neza ariko nawe ukamuhemba umuntu wamukoreye neza nta kintu yakunenze nta nicyo yakugaye ariko kumuhemba kandi ibikorwa bye buri munsi biri kwiyongera mugani wawe ari kuva mu nzu ajya mu yindi cyangwa yubaka ikindi gipango yubaka n'ikindi wowe uzi ko naho urara bari kugusohora mu mafaranga wakoreye ari kuguramo imodoka desite umuntu yari yakubwira ngo mu gitondo akubyukireho wongera mu nzu byambayeho njyewe rero reka nkubuhane byambayeho ndi n'umukene uri buhinge nkishyura inzu nagiye guhingira abantu igihe ntahinze wenda nkakora n'ubuyede kuri ikiyede cyatangiye kera ikiyede ni cya kera kuko abantu batangiye kubaka kera noneho igihe ntarabona amafaranga umuntu akabyuka mu cyakara ati we akabwira abana noneho hari ijambo dukoresha njyewe rimbihira kubi niyo yaba ari umugabo akambwira ngo genda akabwira umwana ngo genda ubwire nyoko aze hano bwira nyoko aze hano wenda ari umugabo wakwishakiye hari ubwo aba yumva ntacyo bimutwaye ariko umuntu ngo we ngo nyoko ariyo cyo mwana akavuga atarahari ko nyoko si ijambo ry'ikinyarwanda ni nyina none akabwira ngo nyoko ariyo mwana wagashwirira akavuga ngo ari ngo mubwire aze tubonane noneho iyo uri muri iyo gahunda yo kuba ukeka ko umukore nyirinzu randirundi araza kukubaza uvuga ngo maze ntubabwire ko mari ngo ubwe ngo mama ntahari ngo niko ngo bwira nyoko aze hano ngo ntawe uhari ngo agiye hese ngo cyangwa yanyishe ngo mubwire we ngo nandara ntabonye amafaranga asohoke ngo ejo ntazamusohorera ubwe bukajya hanze
yo mana yanjye ntabwo urya niyo waba waciye inshuro ntabwo uteka ngo ubimire bavuga uti noneho mana noneho ejo nzerekeza he kwera byagenze gutyo icyo gihe nzimukana byandwaje umutwe ubu njya ndwara umutwe baragusohoye ubu njya ndwara umutwe baragusohoye nta muntu uraza ngo asohore ibintu ngo abinage hanze ntawe ndabona ariko nyine byarankomerekeje noneho akakubwira abana baburaye uzi kubona utwana twigunze hariya dutekereza icyo muri burarire na nyirinzu ari buze ngo sohoka ariko ukubwira ati none uyu munsi nutaha yamana noneho kwanza ukanavuga uti se ni make pe wenda kuko njyewe natangiye gukodesha inzu y'ibihumbi 2,000 3,000 mu cyaro ushatse kuvuga mu cyaro inzu y'ibihumbi 5 iraryoshye ni nziza cyane urumva noneho ukavuga uti se niko nyakoreye ikibiri ubuse mite nyishyura inzu ndayishyura se abana baburare ukavuga uti kama mbaye ngiye kubahahira hanyuma wenda ejo azazanye iki nashaka amana we mbega ubuzima bantu b'Imana imbere y'Imana ndasenze mvuga ngo mana abantu bose inzu zabo kuko ntuzasuzugurirwe mu nzu itari iyawe wanaburariyemo utabonye icyo utekera abana ngo umuntu akubwiye ngo sohoka ni ikintu gikomeye nta nubwo kubivuga bihagije rero icyo kintu cyo dushaka kuvuga nyine kugira ngo tudata umurongo w'aho twari turi turashaka kubwira abakoresha kuki mugira umutima mubi kubera iki ushaka gutera imbere udashaka ko n'undi atera imbere yego hari abakoreshwa koko badashobotse ariko twebwe icyo twaje tuvugaho ni abakoresha abakoreshwa nabo tuzabavugaho kubera icyumva wakoresha umuntu nk'umuhembe kubera icyumva wafata umuntu ukamukamura ukamukuramo n'ibyo adashoboye n'ibyo adafite kubera icyo ushaka kunyunyuza umuntu ngo agende yuma asigara ari urukwi ruhagaze nta n'amaraso afite kubera icyo ushaka kunyunyuza umuntu kandi ufite ubushobozi icyo kintu muri komenti turabasabye ngo abantu dukurikira kuri iki kiganiro muzatubwire impamvu bamwe muri bo nabo babikoreye muze mutubwire impamvu ubwo bugome bw'indengakamere buteye bute kwera muratubabaza umuntu niba yagukoreye mwishyure niba kandi nabwo niba mwabivuganye nibyo pe ibyo ndabyumva ariko ntiwavugana n'umuntu ngo nzaguhemba nyuma y'amezi 3 4 angahe ubwo se uzi ko abayeho ati agataho kuko ababayeho muri icyo gihe gitegereje umushahara urumva azababayeho ati noneho hari n'abafite ubu muntu utamenya aho bwaturutse korera se n'umuntu wenda hari akantu ndi bugereho reka mbanze ako wakoreye umuntu anafite ibicuruzwa yewe wenda tuvuge ni umuntu ufite ibyo kurya afite ibirayi afite sitoke y'ibiribwa tuvugaho kandi azi ko akubereyemo n'ideni azi ko yanagukoresheje none amubwira uti se basimpa ibyo kurarira ngo hanyuma se ngo ariko se ngo nazaranguza iki urumva icyo kintu amafaranga umufitiye amafaranga wazaranguza iki se mwagiranye amasezerano yuko uzajya uranguza ku mushahara we amafaranga nayakoreye n'ayanjye none ndakubwiye nti basi oke nimba utanabonye nayo nyishyura mpa muri ibyo ngibyo njye guteka basi icyo nshaka ni ibiryo niba utabonye amafaranga n'ibiribwa ngo nabyo ngo wowe ngo gusa ngo urumva ngo ibyo ngibyo twazabikoreramo ubwo se naranguza urumva si ibyo bintu ntazabishobora kuki se we yashoboye kujya gukorera agatunekwa yabyutse kare yaje iwawe yahakoze yagize ate umuntu yiriwe akumesera ararangije ngo ihangane nta mafaranga afite niba se yaje kukumesera akeneye kugira ngo arye kuki umubwira ngo nta mafaranga afite wabimubwiye se mu gitondo nanone hari ikosa abakoresha bagira umuntu akaza akavuga ati mfite ikirakamana ngwino nkorere agakora we agatunekwa byasoza ngo ihangane gato ngo sindayabona none se wigeze umubwira ko ari ideni wahamagaye umbwira ko ari ideni byibuza ngo umenye ngo hari igihe abanyembaraga bafata umuntu mu izosi nta nubwo tubashyigikiye ngo abantu barware ariko nagufata mu ishingu uzamurenganya uretse gutinya ubuyobozi gutinya amategeko ukavuga uti nimufata ninjye urahinduka umunyamakosa uriya muntu koko ntabwo umuhohoteye ibyo bintu rwose twigaye pe abantu babikora abakoresha babikora twigaye twatangiranye n'icyaro ariko tugeze noneho mu bantu bo hejuru
busanga ahanini aribo bambuze. Kuki mwambura mufite amafaranga menshi? Yarakwambura arakubwira ngo amafaranga ntabwo kandi konte ye itsitsingane. Ntabwo ndi kuyabona neza, kuyarekura birabavuna we. Kuki muvunwa ariko no gutanga amafaranga izo yakoreye impiri ufite mu mufuka utinya gukoramo ikakuruma, ni imezite wazarebye abantu bayica. Umuntu atarimo no kugusaba, byibuze umuntu arimo kukubwira ngo wampaye 1000 atakoze, wavuga ati ntayo, kubera ko wenda wari ufite imipango, ariko wambyukije mu gitondo bambwiye ati ngwino nkwereka akantu dukora. Ndaje ndatunetswe, ndagasize, ndakubye, ndagize gutya, byagera nimugoroba ngo sasa rero ngo urihangana. Bakunda gukoresha ngo banki, ngo banki ngo zanze ngo connection, ngo urabona ngo ngo ikarita ngo ntago iri gukunda, ngo ihangana. None se ko wari uzi kuzakoresha umuntu, ejo iyo uba waragiye kuyashaka wabona connection yanze ukaba umuretse, ukongera ukajyayo wabona connection yanze ukaba umuretse, kugeza ubwo uzayabona ukabona ubuhamagana umuntu. Cyangwa se uzi kwishyuza umuntu ngo ariko nawe urishyuza, ngo ubundi se ngo iyo utagakora ngo wari kubaho ute? None se niba nagakoze none mpamvu akubwira ngo ugiye kuyakoresha iki? Ari umuntu wabikubwiye Destin, ugiye kuyakoresha, arakubwira ngo ugiye kuyakoresha iki? Amafaranga yanjye ndi kukwishyuza. None wampaye amafaranga ugiye kuyakoresha iki? Noneho wowe rero reka nkubwire bitarakubaho, wari wabona umuntu yagukoresha wamwishyuza akakurusha uburakari akahita anaguha, none nawe ukamucanaho umuriro, ukamucanaho umuriro, turayamaye urayamasingena, yaza akakujugunya ngo fatwa, ngo ngaho genda ukire ngo nzarebe kuzakira. Bibaze wewe ntabwo birambaho, ariko bimbaye ngewe reka ibintu byambayeho byatubayeho yari muri rusange. Hari ukuntu natangiranye na filime yitwa Seburikoko, noneho ntungurwa no gukorana na filime yitwa Seburikoko, narakoreshejwe n'umugabo bitaga Seburikoko. Urumva ibyo bintu? Donc mwahuriye muri filime kandi nawe yaragukoresheje? Ngewe nakoze muri filime yitwa Seburikoko. Yego. Hariho n'uwo bita Seburikoko, ariko w'umwaka nawe mwatese uyu Seburikoko uyu nguyu nawe yaragukoresheje cyangwa yagukoresheje nyuma? Oya, cyo nshaka kubwira abafana kugira batabyitiranye. Nkina muri filime ya Seburikoko, nkakinana n'umukinnyi witwa Seburikoko. Okay. Abo bantu rero natunguwe no kumva ko ngiye gukina filime yitwa Seburikoko, nkakinana n'umukinnyi bita Seburikoko, ariko narinzi izina ryabayeho mbere ry'umubosi wanjye witaga Seburikoko mu buzima busanzwe wari umwubatsi. Uwo mukoresha rero wankoresheje yajyaga aza kunuza kuri chantier ye akareba noneho abasaba abamukeneye, buri abantu b'abakire bagira abantu babashengerera. Yaza agaturuka hariya, hakaba hari abantu bazi kwivugira neza, hari umumama wavugaga ati mana we usa n'amafaranga bosi we. Noneho urumva ukuntu umuntu avuze usa n'amafaranga, n'uyu yari w'ibigango, yari umuntu w'ibigango, umuntu w'imfura, umuntu mwiza, kabyimba kahitamo ngo fata ngo jyana, kamuha nk'igihombe ngo fata akamuha. Noneho abakoreshwa tukavuga tuti turashonje dukeneye amafaranga. Ngo murashonje, ngo mukeneye amafaranga, ubwo se ubundi ko muzapfa mutayafite, ko mukeneye amafaranga ngo bigende bite? Kuri pe wenda ku rwego agezemo yari umuntu w'umukuru udakuze cyane, ariko numva ngo icyo gisekuruza cyari cya papa we, ngo yari nk'umwana we. Akagezaho umusore, ariko ari n'umupapa wenda wubatse ubyaye nka kabiri, uri nko mu myaka 40. Yavuga ngo ko muzapfa mutayafite se ubundi, akareba nk'umufundi uri kugirwa muyede ikikara cyaciye umugongo cya sima n'umucanga, ngo muzapfa n'ubundi mutayafite. Icyo kintu rero cyagiye kinyibutsa, ubibaze urabwiye umuntu uri kumukorera ibikorwa bye, yakundaga kubaka ibikorwa by'amashuri, nuko nawe yakubwira ati kuraje ngo muzapfa mutayafite, ngo niyo barayaba, none uwahaye ngo fatwa, ubundi se ngo ewe data we. Ibyo bintu rero biraryana kumva wakorera umuntu
nkawe yakwishyuye neza mukagirana ibibazo mukarakarana bafatwa ngo ubundi uteze uzakira iki wanamuhingiye we wanamukoreye ibyo bintu koko murabona atari umuco mubi ni ibintu byeze bireze cyane kwambura ni akantu k'abanyarwanda kandi bambura atari uko babuze amafaranga kandi uba ubibona ko bayafite wenda urugero umuntu uraje n'ababosi nabo biyumve kandi ababosi nabo bafite ingorane z'abandi babosi bagenzi babo we desite umubosi mugenzi wawe araje aravuga ati rero ngewe nihuriye n'akabazo kuriza 1 miliyoni cyangwa 2 gusa amafaranga nzayagushakira vuba wumva ukuntu nabo bagowe nubwo nabo bambura abandi noneho ukabona arayamuhaye nta n'amasezerano bagiranye niba abantu babo bakundirana ziko kuri banki abagize ati wenda abonye imari isaba 1,30,000 we arabura 3 kuri 27 afite kazimuhe uzi ko amwambura burundu akamuheza kandi muri uko kumwambura akabona ejo yakuze imodoka ejo bundi yujuje ikizu runaka uvuga ati se ya gahunda ntabwo urayibona ati uretse ntabwo ari kuboneka amafaranga ujyanga ariko narindi kwishansiye ejo bundi kandi yumbwira ejo bundi nari iyo nkubwira wari ubizi uzi kumubere ideni unyibutsa ibyo bintu kandi abanabizi noneho niho bahavuga ngo urwango ugatangira kubona bari kubana nabi kandi mu by'ukuri yaranamwambuye rero ntago nabo borohewe nubwo nyine nabo bakunda kwambura no kuvuga nabi we nenda ari mugenzi we bafite aho bazahurira ariko tasiyo kureba umuntu w'umucashuro waguhingiye wagukoreye wakubakiye inzu yari irimo riduka muri iki gihe cy'imvura warangiza ukamubwira ngo nta mafaranga ngo nawe nguzi kwishyuza ngo jya wihangana ariko ngo kandi sinzongera kugwa akazi kandi sinzongera kugwa ngo sinzongera kunyishyuza nabi ibaze ibyo bintu ngura mungu ntazongera gukanga yishyuza nabi yishyuza nabi amafaranga akarakara akabwira umuryango niba afite umugore ngo ngewe ngo nabonye nguriya mugabo batazongera kumurira ngo yishyuza nabi rega ubwo we nk'umugore we twakubwiye ngo yishyuza nabi nuko hari abagabo bagira igitsure umugore yamubwira ati ariko se wamwishyuye kuko ngenzi abantu babateye gutyo abamama babo abadamu baba bameze neza ariko se ko yaburaye wamwishyuye kumva mbese nawe nabure nkawe kumva ngo nawe aravuze ntabwo ushaka umuntu umushyira kuri rezo umwumvisha ko ari amakosa bavuga ati akuguguguri ubundi aranyishyuza njyewe yuko murimo amafaranga nimubizi se wayamuhaye atarinze kukwishyura umuntu yakoze kwa 2 tugeze kwa 4 utaramuha amafaranga ye akazi yarakarangije si yarakarangije we ese ko utamuha amafaranga none twebwe no muri sinema niho byeze twebwe niho byeze pe umuntu arakwambura pe kaguheza pe ariko twe ntibiratubaho wowe uri umwacteur murakina ukayatahana twebwe ntibiratubaho n'uwo mugira na kontara ashobora gutinda wenda kubera impamvu runaka wari guhemberwa ukwezi kumwe ariko mu kwa 2 akaguha amafaranga ntangewe nta muntu nyambura rwose ababosi banjye ntawe ndabona abanyambuye uzi ko umudirector cyangwa umwanditsi ukandika boro mukajya kuri tele akazana amafaranga urumva ni producer niwe ufite amafaranga akavuga ngo bagire turashaka iki akacyishyura ugahita akubwira ngo amafaranga ugenda nyine mu editing amafaranga uzabona umpaye produit ukagenda ukarara we editing ugiye gukubita iminsi 3 umaze icyumweru wandika umaze icyumweru mushutinga urumva wowe urimo guspendinga amafaranga ahandi hantu cyangwa urimo kwikopesha ukajya muri editing inzara yose ukarara we editing amazi akameneka ukaba umuhaye ntuza ngo kugira ngo urebe ko akwishyura kwezi ukabona neza agukuje ese ko ntuza wayibonye wampaye amafaranga ihangana urabona cano urabona amafaranga urabona wa muntu twabihaye urabona ukuntu ngiye kubivugaho hari tugiye kuba nka wa mugabo nkunda kumuvuga ngo banzu yame ajya abanza kwa amafaranga exactly babanzu yame ubundi niko tugiye kuzamera kibagirira uko tugiye kuzaba babanzu yame tugiye kuvugana amafaranga nyabone ku meza muri product niguhe wenda umpe igice mpereka ku meza umpereza apana kuvuga ngo genda ngo mbanze ngo iki kubera iki mbese ariko uzi kurara ijoro
uri mu kazi k'umuntu ntabe agaciro. Uzikurara mu mashini ukuntu amaso mwari mwasaza se ahubwo uzi ukuntu byica amaso. Reba impara twazanye. uzi amaso ukuntu yapfuye. Amaso arameneka. Ibyo bintu rero bashaka kubabwira kuvugaho, muduhe komenti tubwire uko mubyumva, mwumve ikosa rifite nde, ifite abakoresha cyane umukoreshwa. Umukoreshwa buretse ko tutamuvuze tutamuvugaho mu gice cya kabiri mu kindi gihe. Ariko banyakubahwa ababosi bacu nk'uko abyaramwe, banyamafaranga bakire dufite, mwihangane mujye mwishyura, twishyure, mujye mwishyura, muha agaciro umuntu wakoze, muha agaciro umuntu watumye mubona ayo mafaranga. Uraye uriye iwawe uri kurenzaho amarikeri n'izindi nzoga ntazi ubwoko bwazo, uri kurenzaho amaji n'ibiki byose ufite n'amafata, sitoke mu nzu waradebye, undi we n'imbeba zanze kwinjira mu nzu kubera zabuze icyo zitoramo. Wamwishyuye, wakwishyuye kuko mwabaye mubona ko abantu bose bakene inzara ibarya. Inzara yari yakurya, bari wumva ukuntu inzara iryana. Uzi ukuntu inzara ikuri Destin, inzara yari yakurya ukarakara. Inzara irakurya ugatitira n'imitsi noneho ikwa kundi soreba ko amaraso agahagarara, uko kundi imitsi igira nayo ikabura. Ngewe rero ikibazo n'ubundi inzara yakwishe niyo bagupima umutsi ujyana serumu ntabwo bawubona. Ariko ngewe ikintu kimbaho cyane, inzara inyishe ndarakara. Ubugome buriyaza nkajya nyoberwa ahantu buri nihaye hari havuye yanuza yo kuvuga ngo ubundi mwariye. Ni Rocky niwe wakundaga kubivuga ngo mwariye. Ubundi wariye. Ngewe rero undi bonye umuntu avuze nabi jya umenya impamvu avuze nabi. Uriya muntu arashonje. Hari igihe umuntu aba ashonje ukamuzana nk'imiteto yawe ukazana wivugishwa ngo none se ngo ubundi se ngo ubwo ngo uba wabuze akazi. Bro, ndashonje. Ndashonje. Arashonje. Ibyo bintu rero mu by'ukuri mubizirikane, wumve ko ari ikintu kibi kumenya ko mugenzi wawe yariye, kumenya ko mugenzi wawe abayeho utamwishe nabi ngo umwishe urupfu n'agashinyaguro. Kandi ndashaka kubivuga muri ubu buryo. Nimba uhaye umuntu akazi mukaba mwavuganye amafaranga, akazi kawe akaba yagakoze nk'uko mwabivuganye, mwishyure. Wimuhereza ngo akiraya ngo bugiye kurya. Ngo bugiye kurya we hari abazi guhemba gutyo ngo bugiye kurya kwishyira mu gihe. Mbese ko umuhaye akajya kunywa icupa cyangwa se umusururu, abana be yasize ko ari we yaje gushakira amafaranga. Ko yarari mu itsinda, bari kwiga mu bigo bihenze, ariko n'urihirwa igihumbi wabuze icyo umwishyure. Ubwo ibyo bintu byose wongeze twishyure, nyishyura amafaranga yanjye, nyishyura. Ureke kumbwira ngo ugiye kurya, nakubwiye ko se nshonje, naje gukorera aya mafaranga wenda kubera ko nashakaga kugura urukweto. Umpaye bibiri biravamo iki? Uza agasuzuguro. Noneho ntabwo bakire wowe ubamenyereye. Hari abo njyamo na mu cyaro akaza agatarama kakureba ariko shanga ujya ufura n'akazi arimo nakurwondo, ariko yarangiza ngo ariko amafaranga yose baguhemba ngo kuki utagura kera. Ubwo mbese bibiri wamuhaye wabisapuye umwenda zawugwiza ryari ari bugenda agatunga n'umuryango. Urebye se mu myenda yawe myiza nibura ngo fazari ngo muhayemo agapira cyangwa n'ikindi kintu, mwabaye mureka. Ibyo bintu reka tubivugeho gutyo, ariko dufite byinshi byo kuzababwira. Abantu mumeze gutyo mufite umutima w'ubunyamaswa, duteye agahinda, naratubabaje. Gusa urumva tuba tuganira kugira ngo twimprovinge sosiyete n'imibanire y'abantu. Nimba uhaye umuntu akazi akaba wenda atari ikibazo cye, wenda ko n'abakozi babi babaho, utazi wenda kujera cyangwa utagakoze neza nk'uko nabo twabivuze ko tuzabavugaho. Ariko nimba ubundi cyari bujye kuyakoresha nta nubwo binakureba, anyways muhembe, ashaka agenda arare mu mayoga cyangwa yajugunye, ariko umuhembe ntacyo azagushinja, ntazavuga ko wamwambuye, azavuga ko ari ukurya nabi kwe. Kandi nanone n'abandi namwe mujya mu matwi y'abantu ngo uriya se umuhemba angahe? Umuhemba 15 kandi nzi umuntu ubikorera 7. Ibyo bintu mbese wibivugaho bizafata umwanya muremure
kuko ubu ngubu ikiganiro tumeze nkaho tugisoje. Tuzakavugaho tuzakavugaho ko kari akantu minding your businesses ko gafite imbaraga. kumva mujye mu minding businesses zanyu. So mwakoze rero kudukurikirana muduhe ubuhamya bwanyu bw'aba boss babambuye cyangwa bababwiye nabi mu gihe kimwe cyangwa ikindi, kandi mudusapotinge aho ikosa riri natwe mudukosore. Cyo mwumva mushaka kuvuga mutwandikire muri comment. Nimba narakwambuye ntubivuge, wihangane ubishyiremo. Niba baravuga ngo kuki utanyibukije ufite ideni umwibutse muri comment. Nimba narakwambuye kuki utanyibukije pe. Yego, mwakoze rero mwibuke gukora subscribe. Mwibuke gukora subscribe, mwibuke gudusubscribe, share, like na comment. Na comment. Mujye no kuri zino ntuza zacu natwe mudufollowing. Yego. Mama Nyiragita rero. Nje nitwa Desta. Yego di ako kana. Ariko mujye mwibuka ko nanjye mfite YouTube channel. Mwandike Wabeza TV, hanyuma nyine mu supporting. Ndabakunda cyane. Ndabakunda. YCTV nakagaruka. Bye.